Ndabasuhuje cyane. Tekereza ku isahani iriho inyama zokeje neza, umuhumuro wazo ugakwira mu rugo hose, amazi akuzura akanwa. Kuri benshi inyama ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, imbaraga n'ubushobozi. Ariko se wigeze wibaza uti ese kurya inyama buri munsi ni byiza ku mubiri? Ese inyama zokejwe ku muriro mwinshi zishobora kugira icyo zangiza? Ese sausage, bacon, ham n'izindi nyama zitunganijwe zitandukanye zite n'inyama zisanzwe? Kandi ikibazo gikomeye kurusha ibindi ni ryari inyama zishobora kuva ku kuba ibiryo byiza zikaba ikibazo ku buzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyama mu buryo butandukanye nuko benshi babyibaza cyangwa se babyibwira. Cya mbere, si inyama zose zinganya ububi cyangwa se zishobora gutera ibyago mu mubiri w'umuntu. Mbere yo kuvuga ku ngaruka, tugomba kubanza gutandukanya ubwoko bw'inyama. Hari inyama zitukura zirimo inyama z'inka, ihene, intama, ingurube n'izindi nyamaswa. Hari kandi inyama z'umweru cyane cyane inkoko na tekia. Hanyuma hari inyama zitunganijwe. Izi ni inyama zanyujijwe mu buryo bwo kuzongerera igihe zimara cyangwa uburyohe. Urugero nko kuzishyiramo umunyu, kuzumisha, kuzinywesha cyangwa se kuzuka umwotsi, kuzishyiramo preservatives cyangwa ku zindi nzira zo kuzitunganya. Muri zo harimo sausage, ham, salami, hot dogs n'izindi. World Health Organization ivuga ko hari isano ikomeye cyane hagati yo kurya inyama zitunganije na kansa yo mu mara manini n'uduce twayo. Ikibi cyazo mbere ya kansa. Iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane ubushakashatsi bwibanzeho. Ubushakashatsi bwerekana ko inyama zitunganije zishobora gutera kanseri yo mu mara manini, kandi ko inyama zitukura nazo zifitanye isano ikomeye n'iyongera ry'akaga ko kurwara iyo kanseri. Ariko se biterwa n'iki? Reka tubirebe. Hari ibintu byinshi bishobora kugira uruhare. Inyama zitukura zikungahaye kuri ham iron. Iyo igeze mu mara ishobora gufasha gukora ibintu bishobora kwangiza uturemangingo two mu mara. Ikindi ni uburyo inyama zitekwa. Iyo inyama zokejwe cyangwa zikarangwa ku bushyuhe bwinshi cyane iyo zihuye n'umuriro, hashobora kubonekamo imiti nka heterocyclic amines na polycyclic aromatic cyangwa se hydrocarbon. Izi ni compound zishobora kugira uruhare mu kwangiza DNA no mu gutera kanseri. Abantu benshi bashobora gutekereza ko sausage ari inyama gusa, ariko inyama zitunganijwe zishobora kuba zirimo umunyu mwinshi, ibinure n'ibindi bikoreshwa mu kuzibika cyangwa se mu kuzitunganya kugira ngo zimare igihe kinini. Bimwe muri ibyo bintu cyane cyane nitrates na nitrite bishobora kugira uruhare mu gukora compound zangiza umubiri. Niyo mpamvu World Cancer Research Fund isaba abantu kurya inyama zitunganijwe nke cyane cyangwa bakazireka burundu niba bishoboka. Ikindi kibazo ni indwara z'umutima. Inyama zimwe cyane cyane izifite ibinure byinshi zishobora kuba nyinshi muri saturated fat. Iyo umuntu ahora arya indyo ikungahaye ku binure nk'ibyo bishobora kugira uruhare mu kuzamura cholesterol no kongera ibyago by'indwara z'umutima. Ikindi kandi inyama zitunganijwe akenshi ziba zirimo umunyu mwinshi, kandi umunyu mwinshi ushobora kuzamura umuvuduko w'amaraso bikongera ibyago by'indwara z'umutima. Ese kurya inyama nyinshi bishobora kugira aho bihurira na diyabete? Ubushakashatsi bwerekana isano hagati yo kurya cyane inyama zitukura cyane cyane inyama zitunganijwe n'inyongera ry'akaga ka type 2 diyabete cyangwa se diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Ibi ntibisobanura ko umuntu arya inyama rimwe ahita arwara diyabete, ahubwo ikibazo ni uburyo bwo kurya bumara igihe kirekire. Inyama nyinshi, ibiryo bitunganijwe byinshi, imboga n'imbuto nke, fiber nke n'ubuzima butagira movement ihagije. Hari n'ikindi kibazo. Inyama zifite ibinure byinshi zishobora kongera calories umuntu afata. Iyo umuntu ahora afata calories nyinshi kurusha izo umubiri ukoresha cyangwa se ukeneye, ibiro biriyongera. Kandi kubyibuha cyane bifitanye isano n'indwara nyinshi, harimo indwara z'umutima, diyabete ndetse na kanseri zimwe na zimwe. Tekereza ku nyama uri ku muriro. Umuriro ukomeye cyane ugatuma
inyama ziribwa zihiye cyangwa zigira utubara tw'umukara, aha niho ikibazo gishobora kurushaho kwiyongera. Ubushakashatsi bwerekana ko guteka inyama ku bushyuhe bwinshi cyane, kuzotsa ku muriro ukomeye cyangwa barbecue bishobora gukora compound zitifuzwa. World Wide Cancer Fund niyo mpamvu uburyo bwo guteka ku bushyuhe butari hejuru cyane, nko guteka mu mazi, uhumeka, guteka buhoro cyangwa gukoresha uburyo butuma inyama zidashya, bushobora kuba amahitamo meza kurusha kuzitwika ku muriro cyangwa se kuzotsa. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa neza. Inyama zishobora kuba isoko nziza ya poroteyine, iron, zinc na vitamine B12. Ikibazo si ukuvuga ngo ntukarye inyama, ahubwo ni ukuvuga ngo ntukarenze urugero, kandi hitamo ubwoko bw'inyama n'uburyo bwo kuziteka neza. World Cancer Research Fund isaba ko umuntu urya inyama zitukura atarenza hafi 350 kugera kuri 500 garama zitetse mu cyumweru cyangwa se ziriwe mu cyumweru, bingana n'ibice bitatu hafi, kandi agasaba kurya inyama zitunganijwe nke cyangwa akazihorera. Hari ibindi biribwa bishobora kuduha proteine n'izindi nutri cyangwa se n'izindi ntungamubiri tutariye inyama. Urugero: ibishyimbo, amashaza, lettuce, amagi, amafi, inkoko, amata ndetse n'ibindi bituruka ku nyamaswa. World Cancer Research Fund isaba ko indyo y'umuntu yibanda cyane kuri wild grains, imboga, imbuto n'ibishyimbo, aho kurya inyama nyinshi mu buzima bwe. Ukuri ukomeye, ikintu gikomeye tugomba kuvana muri iyi documentary si uko inyama ari uburozi. Oya, ukuri ni uko ubwoko bw'inyama, ingano urya, inshuro uzirya n'uburyo uziteka byose bigira uruhare. Inyama zitunganijwe nizo zifite impungenge zikomeye cyane ku bijyanye na kanseri y'amara. Inyama zitukura nazo zigomba kuribwa ku rugero rwiza, kandi umubiri ukeneye indyo itandukanye, aho imboga, imbuto, ibinyampeke byuzuye n'ibinyamisogwe bigira umwanya munini mu mubiri w'umuntu.